mbese niki kiguhagaritse umutima? Mbese niki gituma warahangayitse? Nuziko umwami wacu ariyo, nigeze asinzira, tigeze akureka. Iyo ureba ibikubayeho, ukabona inzira zose zifunze, iyo amasaha agenda buhoro, umutima wawe ugatsika intege, wibaza uti nzabigenzane, ukibagirwa ijambo yavuze ko atazagusiga wenyine, ko ari Imana ihora ihari. Ntutinye ejo hazaza, uri mu biganza bya Yesu. Mbese niki kiguhagaritse umutima? Nuziko umwami wacu ariho, aravuga ati ndi kumwe nawe, ntacyo uzabura nkiriho. Mbese niki gituma wiheba? Nuziko akurwanirira, izina rye riruta byose, ntakibasha kumutsinda. Hari imisozi isa n'iremereye, hari inyanja isa n'itagira iherezo, ariko ku Mana yacu nta kintu kinanirana. Yafunguye inyanja kera, yahagaritse umuriro. Iyo Mana iracyariho, kandi iracyakora n'uyu munsi. Aracyabasha gukiza, aracyabasha kubohora, aracyabasha kuzamura uwaguye, aracyabasha guhindura amateka. Vuga uti sinzatinya, vuga uti nzamwiringira, kuko umwami wacu ariho, kandi ari ku ngoma y'iteka. Mbese niki kiduhagaritse umutima? Nuziko umwami wacu ariho, tuzamure amaboko hejuru tumuhimbaze, kuko ariho kandi arategeka. Thank you.